twaka televiziyo akazatuganiriza nkatubaza imikorere yabo. Ndabona hariho na nimero zabo. Njye mpamagara umwe muri bo numve dupange nzabahe televiziyo ndebe ati halo. Ego. Simenzwe tuvugana. Uravugana na Chazo. None. Ari ibintu nabonye mukora. Byakunda ko mwangeraho tukazakora televiziyo nk'abakoresha televiziyo. Okay, sawa, kanze ngukubita address muri SMS. Sawa. Naona address ngezeho kabisa. Wallahi ibintu nenzi ko bitazarya none twatangiye guhamagarwa n'abanyamakuru ngo tujye muri televiziyo. Ubwo se ni wagiye kumva izina rye. Yako Emile Chitas. Ako ntacyo nitugerayo turamubaza ko yiko. Ubwo ntabwo najya muri televiziyo. Nambwa se ngo ndamaze ndayibona ndi. Hamagare manze tunyura ahantu twitemo kamwe tujye dufite imirimo. Ndama Mr. Saman mbasi nase wagiye hese ngiye kucyuzize kumara y'ikimana ibintu by'indugu wagiye kugura byihorere aho kumva ko ibintu bimeze hari ibintu byashyushye none ubu tugiye twabaye abasitari byaranze imana uzi ko ari umunyamakuru umaze kumamagara mu kanya ukumva yengara dushaka mu kiganiro ahubwo ahantu uri ihute usanga hamwe tujya dukorera shoot. Nyaruka usanga hamwe tujya dukorera shoot twite tujya yamaye address yamaze kongeraho twite tujya mwakira kiganiro man tuye gutwikayo ni cyakana rifite subwo ari umunyamakuru ari gihe yaza kudutamo nakantu ikiganiro kirangiye. Nyaruka kabisa, nyaruka tujye mwire televiziyo man ubu hagiye gushya noneho sha ndabona amaze ndogo. No. Zendavunikiye wallahi. Jango tugiye ngo muri televiziyo barambuza ndebera ndavunaguritse bisebe ni byose ndi kujya mu televiziyo simbe urambuza. Katinze ngo tujye gutwika none. Ako bagiye kwagera nayo ndamuza korera imbere. Ndabona waje inshuti wanjye. Imeze bite se bimeze bite rero? Ibintu ni sawa cyane umuntu. Ibintu ni sawa cyane. Ngo bimeze bite? Ibintu se? None tugiye kwamamara ubu. Turiye tungo mu giterano za tara y'umugoro. Ndabura twatangiye twenda dukina abantu baduseka ibikini biki. Kayo mashuti bango berane. Ngo umutwe ngo byabuze cyane. Babuze akazi. None se ahubwo ni sayinga yakubwiye sayinga. Abanyamakuru tugiye muri televiziyo. Yakubwiye sayinga. Nta saha ahubwo yamaye. Direct yamaze kungeraho. None ubu washakaraga kanya itanakire. Iseyero yose ndi address singiye. Ndabona ngo ari hirya ari ngo umuntu ajya ngo uzaza akagugu. Aya gutiga bikatsiba. Turetse tugerayo. None se yakubwiye ko abiduhishira gake. Abanyamakuru urabizi. Nta nubwo muzi. Nibari ya. Kwamagara kuzase bundi ngo nibari irene. Nanjye ntabwo biwe niki. Ntabwo mbizi. Ariko kwamamara bya ntabwo bitereje. Ahubwo tugira tuzi bana wowe bato. Twajya mu kiganiro bari iki cyaka. Twajya ahantu tukikopesha. Kiganiro tarabura kudutama akantu mana. Ariko nako gatekerezo kabari. Tukikopesha nari numagaye wagira ngo nini. None tugafata akantu. Twajya hirya hariya kwa Gogomani. Tugafata akantu urumva? Tukajya mu kiganiro turimo. Kuya yataza twita. Amaye nka data. Ahubwo twagiye ibyo ngibyo.
nika kariya ni sawa cyane none wowe umonga ndaba mpagaze ngaga mu kinari koko bimeze bite hano yatwara agasozi he wanakarikangwe mu muka noneho agapetira gatubiri amafaranga ndaje gutinya kuzana mukanya ubizi se ko mwarejwe cyane aka nica mwamenera aho okay ndaje mukanya ndahita kuzana amafaranga sare rakazi keza akasabandutse kusaka ni ko oje bunda kagako kangerera kunyi akwese pe urabona umuntu akomeza akagenda bendoga mu ntoki nta no kubanza ngo yumve ko byari biko ubundi wana mugani anda Nibyo byari buyamo kagafunguzo ko wakibagiye nyine tuba twaragakoresheje oya nari binamenye unamenya akora neza buriya ako kawe karengetse kakantu kagerayo neza karengetse byayabyo noneho buriya ari giti ubundi ngo tayiye ari manze curure uretse tubanze twumva ni zimwe uretse ngo ndakubwira nyifite mwana wanjye zimwe dore mukanya kare wageze gucyuramo amagambo kuri murete kibazo none ukuntu turangije ukuntu naje rero ukuntu ese ncika bise naje rero kankamba ndaguye yego nese ncika bise ako muguriye byeri sese nyura yishyura ariko zo ngurundi uramugabo bura ntara yaduhara mugabo rero karabira neturamukuramo akana ntaje naho muzi ako katubanza dutemo kamwe urumva ngo turageraho tumeze neza tugere ku buryo tuye tumubwira ubundi bimeze bite ahubwo twikomereze cyo televiziyo ntabwo abara kudukama n'agakesi man ahubwo tuzamuke turi no gukererwa nge ndumva icyaka cyatangiye tuzijyane tunywa nese ubundi uragira ngo uyimare ibyibirisika izuba naryo nge ndumva gatanye no kunywa reka mu gitondo nenamwe yitanguvu unywereze ntabwo usigaye nabyo nangwe ande mwana usigaye nyinshi kubera rero zango mbona mwe mu gitondo urazugira ngo umva nanjye no igihe wamaga wanagiye kubyuza epara umugabo wambwira ko yavunuye ndiko oya wameze maye kugure ngo ariko nuduku nari kutuzamuka aho gusa kamanze ndebe ya location location inoza ese urabona ahantu tugeze mbona no kugera hano sinde bogira ngo katamere nahanga wallahi gagiye umuhondo naririye yabura n'ikijuju ahubwo nahanga reka duhite tugenda niba twabusanga ubururu yakubwiye ko tuhita tumanuka muri karakaye turamusanga iwe nabona isaha zigeze de nana baye bari abatipe se ubundi bagiye kongera bagutegura ahantu gukorera mbe ntegura neza habe hameze neza Kigali barakomanga mwana cyangwa barabaraso bajya kumbana n'amasono tinari akaraje kadutegereze basi nubwo bakumatera rero basanga aribo baje ntacyo niyicaye cyane ubundi umuco uravuga ngo bazaza bateguriwe bazaruye none wowe baje mwana ubundi wowe bakunze
mwabira imyuka ese ko mbona muje kurya ari televiziyo iyo mugiye kuri tele mugiye gukina buriya kuri tele ukorera kuri televiziyo ukorera kuri radiyo ukorera ku gihe kinyama ni kuri YouTube YouTube yawe yitwa ngo iki siko numva ariko mugiye gukoresha televiziyo kandi ngiye kuyibakoresha none se bamubwira kugira ngo tuganire umuntu tumuzi urumva yaducomeye ukabona ko ari akamaro yana yawe yitwa ngo ishyubundi twumve niba yarateye imbere uremera ko ukoresha ibintu cyangwa bijyanye n'ibiki kimwe murayikoresha ukoresha televiziyo noneho ukabanze nk'ubahe ushobora kubona iyi ngiyi ni iy'akazi iyi ni iy'akazi nawe yakubonye n'ubundi yambaye nabi yambare neza nakubonye uyambaye nanjye nawe iyi niyo njya mbona igikoresha iyi nayo ni iy'akazi ubona mwaje nk'abari mu kazi n'ubundi turi mu kazi bakiduhamagara sasa rero ugomba wituza uretse mbere kigana nta kirazira azara muntu y'umuriro gamunoki rese uno bivuze ngo tugiye gukora n'inzoga ntare bito ari cyo bagusaya aho yakwanduranyaho murabashirarika sasa rero ukuntu ibintu bimeze ubu tugiye gutangira sibyo turi tayari urumva murimo neza cyane bose ukiduhamagara ko munanya muri gusinzira se kandi ikameze ukanuye ngiye nabibona noneho dutangire nawe ngiye tugiye gutangira cy'ingenzi yabahamagariye ubundi soye twavuganye njyewe nitwa Simenzi mugiye kubakoresha televiziyo bijyanye n'ibyo mukora murabizi muze mukora ibiki twebwe turaba komedi mukina iyihe ayo bazitandukira byibagiwe ariko ni komedi ariko mutibuka ni komedi ariko mwebwe mutibuka abibaza bosi wacu bosi iyo tumaze gukura twebwe baratwishyura ntabwo muzi ibyo mukina mbere dukina komedi ariko ntimuzi uko yitwa komedi yitwa iby'iwacu series iby'iwacu series abo ubundi uretse kutubara b'amagambo wabihamagaye itara iby'iwacu series iby'iwacu series mukaba mubicisha kuri YouTube channel yitwa bose nyuma yo kubikira mubishyira he bishyira ku mbuga nkoranyambaga barazana ibintu bya kizungu ari kugira ngo YouTube hari ubwo wize se wowe tubaza ibintu twumva uvuga ngo ibintu umukino mubinyuza he mubinyuza he tubinyuza kubita n'umunyamakuru muri kimwe TV show kimwe TV show aho ngaho okay here kuri wowe awe nkandamaze wendamaze ubundi watangira wibwira abagukurikiye awe nyine nkandamaze ukababwira ndamaze n'umutoki rwose kandi ibintu urumva adashaka kutugera none se wumva abantu abanyamakuru babereye ariko ariko ugomba kwibwira abantu bakuzi nkandamaze sibyo bakuzi nkandamaze ko ntabwo bazi ngo ndamaze ni muntu ki none se perezida ndamaze n'umuntu utazi nta bintu bikaze neza umaze iki se byose nose tureke ibyo umaze isitire yawe ubona rwose wafunze isitire hari ahantu ujya nyibona ariko ahantu ugiyibona nyine uyibona kuri kimwe tibisho witekereze iyi style kwambara gutya gukina umeze utya nkandamaze
wabitekereje kugira igitekerezo nk'iki wabikuye he? ahubwo se uva mu munyamakuru urabona njyewe gushinzwe naho uburyo dutabona akarakurikira rero bakazi bamutangiye kunyaka n'uturabona ntureze tubakurikirana abatiki twakoresheje kugira ngo tugere ariko muri mu kazi muri mu kazi ntari sibyo nyine turi mu kazi turahembwa ntawe ukina urisigenzwe kugira ngo ufate izina nk'iryo kugira ngo ntuhenzwe iyo wagiye ku isoko ugakura amasanga ntiwahenzwe cyagenzwe ariko ubundi mbanza mubaza ariko mbere yuko musubira ibyo byenda kumumarira iki ariko n'ubundi mwiri icupa ndabona nahembwe none ni gute utahenzwe ukaba wemeye guhendwa ubafasha agapati kubera ko gufata ibintu byawe buriya indende ntazihari urumva ko utahenzwe amenze hano niko ubushobozi bwawe bumva tonese ari ngo icyaka ni cyose Oh no! ubura dufashe icyasha cyangwa amara ntabwo zikiri wapfa guhamagara umuntu utanga ibyo gusa ahubwo se mukazahiza murareta ibintu ushaka gukama ese ko numva gahunda yabazanye atari yo murimo mwibere mu zindi gahunda gahunda ziriya tuzanye hariya ni gahunda yatuzanye ni wowe duhamagaye kandi twagusanye rwose icyo nabahamagariye ko mutemera kucyumva kumva mufite izindi gahunda ushaka iki ubundi mwaje kumva icyo mbahamagariye cyangwa ushaka iki No, 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 no. n'amakuru rero ariko wenda nkirambura ariko ibinya bigashira uyu munyamakuru ni ubuzima bubayeho winkorera ku witego tuvuga n'ibyo ndabona ari itashye ndabona ari itashye none reka turebe reka turebe n'iyi ngiyi abashaka yakwitarira wibaza ndi urukundo igishanye nakoresheje n'izi byeri twaguze kandi dukuye mu kuri tuzi ko uradutama akantu nk'umuntu duhaye wewe ijoro ridebe nayimpaye se muneze nituganire none nabyo ibyo bashaka ari iki nabyo bro Oh, no, 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 no. ndi munsi ntukaje utumenye gusa wamuseze ntimuzajye mukomeza gukinisha abantu ugiye wiyemeje gutumira umuntu ugiye witegura ibyo uramuha bakuvuga twitahire hanjye zero. Please subscribe my channel and press the bell icon to get free content.